Turagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques Channel, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uri hose. Uwiteka abane nawe. Wowe uri mu majyaruguru turagusuhuje, wowe uri mu majyepfo turagusuhuje, wowe uri burasirazuba ndetse n'iburengerazuba, mwese turabifurije amahoro y'Imana, ndetse n'abari katikati, ndavuga mo hagati, genda ushobora kubyumva bitewe n'aho uri. Reka nivugire hano turi byenda se mu murwa wa Kigali, naho turabasuhuje, mukomeze mugire amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero twifuje kuganira ku cyatsi abantu benshi bashobora kuba batakizi, nshobora kuvuga izina ryacyo abantu benshi kikabayobera. Icyatsi bita umunkamba. Umunkamba, ese wowe uzi kuri iryo zina? Dore ngiki nk'uko mukireba muri screen. Ubwo utakizi kuri iryo zina aranyura muri comment atubwire aho iwanyu mukita gute. Ariko ni icyatsi cyiza cyane, icyatsi cy'ingirakamaro, icyatsi gishobora kutuvura uburwayi bwinshi cyane, bwinshi. Ni nayo mpamvu kuko twarabyiyemeje tuje kugira ngo tukiganireho. Iki cyatsi rero gishobora kuvura ikijyanye n'uburemba bw'igitsina gabo. Ngira ngo ni icyatsi cyiza cyane. Iki ni icyatsi gishobora kuvura mu gihe ubabara umutwe w'uruhande rumwe. Hari umuntu uherutse kumpamagara mbaza uwo muti, ngira ngo abari hafi akurikirane iki kiganiro arahava abonye umuti. Iki cyatsi gishobora kukuvura iyo imirerantanga ifite ibibyimba byuzuyemo amazi, gishobora kukuvura n'ibimeze nka kanseri y'umura. Ibyo byose iki cyatsi gishobora kugufasha. Ngira ngo muracyumva yuko ni icyatsi cy'ingirakamaro buri wese yari akwiye kuba yakunda, kuko wowe ushobora kuba uri kubyumva utafite iki kibazo cy'ubu burwayi, ariko ntabwo twakwirengagiza yuko hari abandi bafite ibi bibazo. Niyo mpamvu rero byiza cyane ari ukuyumva, kuko uwo muntu ushobora kumurangira bitagombeye yuko atanga amafaranga ye, cyangwa se bitaba ibyo ngibyo ukamuha iyi channel akaba yakwirebera nawe bikamufasha. Kanda subscribe, like, comment, ukore share, ubu butumwa bukomeze bukwire ahantu hose. Dukeneye kuzamuka ku rwego rwo hejuru, dukeneye kurenza sub 4,100, turashaka kubirenza. Turifuza kugera ku 5,000, aho tugeze ni ku bwanyu. Respect. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire kuri iki cyatsi bita umunkamba. Ubwo wowe uko mukizi muraza kutubwira muri comment mukita gute, kugira ngo tumenye uko mukita, ariko twebwe tukizi ku izina ry'umunkamba. Ubwo kandi uramutse ugifite hafi cyane, hari abantu bashobora kuba bakibuze, nabwo ushobora kutwandikira kugira ngo tube twabarangira. Nkunda kubabwira ngo imiti aho iri turayiranga, wowe utazi aho uri uraduhamagara tukakurangira, kuko natwe abayifite hafi nabo batubwira aho bayifite, tukaba twabasha kubagezaho abantu bikaborohera. Murakoze cyane rero. Iyi video njya kuyikora mpereye ku bantu bagiye bambaza ibi bintu, niyo mpamvu nyikoze. Rero ndagira ngo mwicare mutege amatwi kugira ngo twihere amaso. Iki kimera ni ikimera cy'ingirakamaro cyane, ikimera cyiza kivura indwara nyinshi zakumerera nabi ugasanga zikugejeje no ku rupfu.
nitwa Jacques Musabyimana muri kumva ahangaha. Reka nze turebere hamwe ikimera umunkamba. Nimwe muri zahabu n'ikimana yaduhaye nka zahabu. Yahaye imizi n'amababi ngo ituvure, nyamara kubera ukutamenya k'ubumuntu kwacu usanga tugicaho tukikumiriza. Reka dutangirire ku ndwara. Bagabo mwegere hino kugira ngo babe ari mwe dutangiriraho. Indwara yitwa uburemba bw'igitsina gabo. Ese koko gishobora kutuvura? Nk'uko nabivuze rero, iki cyatsi usoroma amababi nk'umukaba ukayaronga, uyateke, uminine, unywe igikombe saa sita, ikindi nimugoroba ugiye kuryama. Ubikore byibuze iminsi 15. Nyuma y'iyo minsi uzaba uri moteri. Icyo ntazabaha ni ikizi. Ndabakunda pe, ndabakunda, Imana ikandusha. Genda ubikore, numara kubikora uzagaruka unshimira. Wakanda akanyenyeri nako ndakemera. Wanshimira, Imana izampa umugisha kandi nawe ubashe kwibeshaho ufise amagara mazima. Iyo yari indwara ya mbere tubasha kuvura, iki cyatsi kibasha kuvura. Ariko indwara ya kabiri ni indwara yitwa nk'uko nabibabwiye imirerantanga ifite ibibyimba birimo amazi, cyangwa se n'ibimeze nka kanseri yo mu mura. Ibi byose rero niba waragiye kwa muganga akaba ari byo bintu bagusanzemo, dore umuti twawuzanye kugira ngo ubashe kugufasha. Fata amababi y'umunkamba n'ayabwunyu bw'intama, uyateke, unywe 3 ku munsi. Unywa igikombe gito mu ijoro, ujye uyateka, ayandi mababi uyiyuke, wifungirane mu gitambaro. Kwiyuka ni ibintu ngira ngo abanyarwanda benshi bazi. Ni ugufata imiti runaka bamaze kukubwira, ugashyira mu isafuriya cyangwa se ikindi kintu utekeramo, warangiza ugashyira ku mbabura, ukajyamo ukifungiranamo n'aya mbabura byose birimo, ukabikora byibura uwo mwuka ukajya uzamuka mu mubiri wawe, ukabikora byibura iminota 25. Burya nibwo uba wibitse. Icyo gihe ikibazo cyawe kiragenda neza. Isomo nyamukuru, umuntu watubajije uti mfite ikibazo cy'umutwe unzengereje kandi wamereye nabi. Uyu mutwe ngo ababara uruhande rumwe kandi nyamara ngo ni nabwo kimufata. Ni byiza rero yuko ufata iki cyatsi kuko kiraza kugufasha. Soroma amababi yaronge, maze ushake n'ibitunguru 2 by'iteke bitukura, ubiteke muri litiro y'amazi. Unywe igikombe mu gitondo na nimugoroba iminsi byibuze 3. Ibi bintu nubikora byibuze iminsi 3, uyu mutwe uraba wakize. Nukuri ndakwinginga kugira ngo niba ubonye yuko iyi video ariyo wari ukeneye, ukande subscribe. Turabakeneye. Nimuduhe courage, nimudukunde kuko turabakunda, maze tubashe kubagezaho n'ibindi biganiro. Turabakunda cyane rero. Iri ni ryo somo twari twabateguriye ry'uyu munsi. Uwiteka abampereye umugisha